hanyuma Charles Baraka ataka. Dushatse ikipe yabipanzwe gutyo, bitabujije ko umutoza agira imibare ye, bitabujije ko umutoza bafite byinshi byo kwirebera bye, bitabujije ko umutoza bafite imibare yari marakora, bitabujije ko umutoza bafite utuntu twe ari marapanga two ku ruhande. Ubwo rero ngiyewe ku bwanjye 11 naba nkoze nabo ngabo. Izamu nagaruramo Hadim Diagne yakinnye neza kuri match ishize, mwongera nkagarura defense irimo umuntu witwa Youssou Diagne, mwongera nkazana umuntu witwa Mari Nyinge bagakinana mu gihe yaba ameze neza cyane, recovery yagenze neza. Nkafata uruhande rumwe nkarushyiraho Bugingo, nkafata urundi ruhande nkarushyiraho umuntu witwa Serumogo, hanyuma imbere yabo gato nkashyira umuntu witwa Safe, ariko aramutse agarutse ari wa Safe ugendera ku rwego rwo hejuru, yakongera agafata umwanya we. Hanyuma Fisto akaba ari kumwe n'umuntu witwa Adama, uruhande rumwe nkarushyiraho Aziz Bassan, urundi ruhande nkarushyiraho Jesus, hanyuma umuntu witwa Charles Baraka bari kwataka. Abo nge nibo 11 nakoresha bazakina match y'ikipe ya Mukura. Igisigaye nukuza kumenya niba bose bari tayari. Hanyuma ubwo indi update ntoya, umuntu witwa Faringanye aracyari kumwe n'umuganga, aracyari kumwe na physio w'ikipe ya Rayon Sport, arimo aramwitaho, ariko amakuru nakuye Mwana mama wibaziki amakuru nakuye mu Nzove kuri uyu wa gatandatu, twari twicaranye turi kurebana match, yayirebeye muri tribune turi kumwe, ameze neza nta kibazo. Soon as possible araza kuza ari fit 100%. Sinasiba no kuvuga ko shampiyona iri buze gusubukurwa, ameze neza cyane. Kuri 21 z'ukwezi kwa 9 match ikipe ya Rayon Sport izakina n'ikipe ya Gasogi. Birashoboka cyane ko azaba ari umwe mu bakinnyi umutoza niyishimira kumukoresha yazakoresha, nkurikije uko ngewe namubonye. Ubwo rero nizo updates ziri muri equipe ya Rayon Sport. Ubwo abanyenyanza namwe nimufata umwanya mukomeze mwigurira imyambaro y'ikipe ya Rayon Sport. Ruben Ngabo yabasobanuriye aho ari, ni mugende muhahe jezi z'ikipe ya Rayon Sport. Arakubwira ko jezi zamanutse, ubu ushobora no kubona jezi y'ibihumbi 10. Abi Kigali baziguze kuri 18, hari n'abandikishije amazina bikabatwara nka 22. Ariko mwebwe abanyenyanza, umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport wabasanze mu rugo, by'umwihariko ya jezi y'umweru. Jezi y'umweru iriho ibirango byose bisobanura umuco, ibirango byose bijyana n'umuco, inkomoko ya Rayon Sport n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubwo rero manukirayo ujye kwihahira umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport. Ubu ntibikiri ngombwa kuzaza i Kigali, oya, jyaho imurika bikorwa ririmo rirabera, hanyuma uhaho umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport. Ni kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki 7. Turi muri iyi minsi igera kuri 6 yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 125 y'umujyi wa Nyanza. Ubwo rero muhaha imyambaro y'ikipe ya Rayon Sport, uhaha jezi y'umweru, uhaha iy'ubururu, uhaha iyi ya pink, jezi yose ya Rayon Sport wifuza uraza kuyisanga ahari kubera imurika bikorwa. Ubwo yigure. Abanyenyanza mwebwe mugize amahirwe, ni mwebwe promotion ihereyeho. Ubwo haha umwambaro rero w'ikipe ya Rayon Sport kandi ugure ku mafaranga make ashoboka, yabasanze aho i Nyanza. Waramutse neza? Uyu ntiyabimenye. Waramutse neza? Waramutse. Waramutse umeze ute? Meze neza. Yego yego. Nimesani Kabuye. Yego yego. Tumva nawe network ye na telefone byose byamugoreye rimwe. Waramutse neza? Waramutse neza, waramutse. Yego yego, ninde urahagana inshuti? Ubwo ni Samusoni nibereye hano mu Ruhango ku rutare rwa Kamegeri. Yego. Isabato duhurira i Nyanza. Uzaba uhari wirebera izi nkuba? Zaba nkibereye rwose amaso ku maso.
Rayon Sport ifite Peri Noel uri kugendana ibitego 10 ugomba gusohoka kuri konte ya Rayon Sport ajya kuri konte runaka. Chris wavugaga rero yahereye kuri ubwo hafungurwa stade Amahoro w'ikipe ya APR yakiraga n'ikipe ya Police icyo gihe ubwo ari bwo bavuga ko Adrien yamenye amakuru ko witwa Namenye yaba yarabwiye yarasabye umuyobozi ko yaba avuye muri ekipe cyo yakavuga ati no igihe kigiye gusigara rero uno mugabo nta kintu kimwe yabuze kumara cyane ko mizi ko agiye kugenda aho no hano rero ano mafaranga bano bakinyi bose ubona badakora imyitozo bavuga ni ikibazo cyo mafaranga. Naraje ndi Haruna twumvikanyire kuri tome kigiye niki mbere yuko dutangira championnat twumvikana ko bamumpaye amafaranga naya tugakomezanya ari nayo babakinyi bose bavuze none icyo rero cyo gutanga amafaranga kwa ko izo convincing uko guconvincing abakinyi byakozwe na Namenye none dafa akavuga ati okay sawa kuko Namenye kugiye kugenda we Namenye kandi ubu ngubu kuva mbizi kugiye kugenda nta kintu na kimwe ugomba kuza kumbwira ibyo bintu byose izo diri wakoresheje abakinyi mwaravuganye mwarumvikanye n'igihe byiza kugira ariko nanjye nijye ufite urufunguzo rwa nyuma no kuvuga ngo aya mafaranga aragomba gusohoka kuri konte ajya kuri konte zabo bakiri cyangwa se ajya hangaha avuga ati rero kuko rero nawe Namenye ko washatse kugenda kandi tukaba dufitanye ibibazo nanjye bya bindi wakoze nka diru zawe kugira ngo abo bareyo baze kubona ko ari byiza sinibuze gutuma biza kuraninga ariho ayo mafaranga yanze gusohorwa ntabwo abo bakinyi uno munsi abo bakinyi bakaba batari gukina bavuga ko batarahabwa amafaranga kubera izo confrontation zaje hagati y'abo bagabo babiri aho no hano abo bakinyi bataje niba abakinyi batishimye rero mu kibuga kuri kandanda nta kintu ubuze kuza kubona abo bakinyi batishimye uwo Haruna urimo aza ari muri babakinyi batandatu Robertinho yicaje ariko bakoresha bigaragara nkaho ari bo bakinyi bagiye kuzajya baba abakinyi babasiniya ukubakiraho bazajya bajya no kuganiriza abandi bakinyi kugira ngo bashake resultat ugashyiramo abakinyi umwe mu bakinyi b'abanyamahanga wone Majariwa rimwe mu mazina naryo ryari ryaje rikomeye izina naryo ubwaryo yakabaye riridinga kuri resultat mu ikipe ya Rayon Sport abo bakinyi niba batishimye wowe bakavuga ngo ntabwo dukora imyitozo iyo umukinnyi runaka adakoze imyitozo muri groupe bafitemo nk'abandi bane muri equipe baganira avuga ati mwana ngewe no munsi nta myitozo nza kuzamo undi se we undashobora kuvuga ati ariko siko ya match ahubwo bareyo bagira n'Imana uzi ko aba bakinnyi abo ngabo giye ukomoza bamwe muri ayo mazina ugiye ukomozaho ni match ya APR iza kuba ntihabemo impinduka kubera iyi mikino APR irimo na gahunda zindi zigiye zitandukanye n'iki n'ikipe y'igihugu uko batari kuyikina iyi weekend ya tariki 14 ntago bari gukina ntago bari kuyikina rwose ayo makuru nayo nayaguye no hano bari bavuze bati turategera kuri APR impamvu bamenye ko ino match itazaba atavuga ati aha reka dutangire tubaye message yo kudakora imyitozo ariko ino match y'ibihari bari gukora imyitozo nta n'ikintu gihari hamba ku munsi wo kwa gatatu habura iminsi 2 batababwira tumuzi n'ibindi ku wa kane nimutaduha amafaranga wa munsi umutoza atangarizaho 18 bazakina match yo kwa gatandatu hanga ntabwo tuzaba duhari aho n'abantu bari baratayimingi bamenye rero ko match itakibaye ya APR kuko urumva icyambere Rayon Sport ino match yari itezeho ibintu byinshi icyambere incomes ibiza kwinjira kuri ino match bizabafasha guba basunika andi mezi ari imbere ajyana mu mpera z'umwaka so abakinyi bavuze ati rero turatayiminga ino match ko tuyizi ko abarere n'abare bashaka tubikore ku munsi wo kwa gatatu ku wa kane itangazamakuru zabyuka rivuga ko aba bakinyi runaka banze gukora imyitozo mu gihe tutahawe ibi ngibi niba bivuga abo bafana bazavuga bati ntabwo stade tukigiyeho uko tuzaba tugiye kurya umuba bavuga bati rero abakinyi ako kantu ko gatiming bari bakoze bamenye ko match itakiriho bavuga ati none reka rero dutangire tubereke ubutumwa bundi ni ibiwe ni ukudakora imyitozo tubwira ngo mubanze muduhe ibyo twemeranyijwe ibyo mwemeranyijwe mwabyemeranyijwe ari SG ari CEO Namenye uko